Banje kubasuhuza abakunzi b'ikinyamakuru Rwanda Magazine hose, wowe neza amatwi ni iby'agaciro, ndabakunda cyane, mwifuje kubagezaho indirimbo igiye gusohoka imaze igihe nababwiye ko Bruce Melody na Joe Boy bafitanye umushinga wo gukorana indirimbo. Iyo ndirimbo rero nta yindi ikaba yamaze gusohoka. Ese uribaza ngo iyo ndirimbo ni iyihe? Iyo ndirimbo bayita Cocaine. Nababwiye ko igihe Joe Boy aza mu Rwanda azanye n'ibikoresho byiwe byose, ko yari afitanye gahunda yo gukora indirimbo na Bruce Melody. Joe Boy ni umusore uturuka muri Nigeria, akaba atuye mu mujyi wa Lagos aho muri Nigeria. Akaba yaje rero gukora iyi ndirimbo we na Bruce Melody yitwa Cocaine. Iyo ndirimbo Cocaine ikaba yamaze gusohoka ku buryo bwa lyrics, ntabwo yasohotse ku buryo bw'amashusho. Nabwo nababwiye ngo nta muzajya mukura amakuru nk'aya yizewe cyane usibye kuri Rwanda Magazine hose. Okay, uyu muhungu Joe Boy murabizi ko afite indirimbo nyinshi cyane, ni umuhanga mu bintu bijyanye no kuririmba. Niba yarifuje aravuga ati okay, ese nta kuntu nafatanya na Bruce Melody tugakora indirimbo. Bruce Melody nawe nk'umuhungu w'icyamamare mu muziki kandi twese dukunda cyane, umustar, nibwo yasa nawe ntiyatinze kubimwemerera, aravuga ati rwose nta kibazo, indirimbo waza tukayikora. Rero tariki 24 nibwo Joe Boy na Bruce Melody kuri channel zabo hahise hacaracara indirimbo yabo. Bari batangaje ko bagiye kuyikora, ariko bakaba batatangaje izina ryayo, ariko izina ryayo rikaba ryamaze kuja hanze. Iyo ndirimbo nta yindi ni Cocaine, ko iri ku buryo bwa lyrics. Mwanyukiye ku macano yabo mukayikurikirana cyane. Ndagushimiye wowe twatangiranye ikiganiro kigufi cya update ugezaho aya makuru y'indirimbo ya Joe Boy na Bruce Melody imaze gusohoka. Ndagira ngo nkubwira ko ngukundisha ko wagomba gukurikirana Rwanda Magazine hose kugeza igihe indirimbo ya Joe Boy na Bruce Melody izakugereraho yose yuzuye iri furu ku mashusho, kuko njye namanje nabateguza uko Joe Boy yamaze kugera mu Rwanda. Rero ndaje nkurikizaho uburyo indirimbo noneho bamaze kuyishyira hanze mu buryo bwa lyrics. Nuri nta handi hantu uzasanga inkuru bwa mbere usibye kuri Rwanda Magazine hose, niho uzasanga iyi ndirimbo, niho iyi ndirimbo igisohoka bwa mbere ku mashusho, niho uzahita uyibona. Rero wowe mukunzi wa Rwanda Magazine, murabizi ndabubaha cyane, muraba agaciro kuri njye. Wowe wumvise ikiganiro, ndagusabye kandi subscribe, urangiza usharinga inshuti zawe nazo zijye zimenya amakuru y'indirimbo nshyashya agiye gusohoka. Ese yaba yenda gusohoka, uburyo igiye gusohokamo nzajya mbikubwira. Mwibutsa ko kandi indirimbo yakozwe n'umuhanga cyane mu producer, nta wundi ni Element Ere. Nubwo Joe Boy we yaje amanukanye ibikoresho byiwe byose, ntabwo yamanukanye umuproducer. Oya, umuproducer yaravuze ati none mu Rwanda biza ari abahanga bazi gutunganya umuziki, rero reka njyane ibikoresho gusa. Ubundi umusore w'umuproducer wize cyane mu Rwanda ariwe Element niwe ugomba kumfasha mu gukora iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo Cocaine rero ikaba yamaze kugera hanze. Wowe ukunda Joe Boy na Bruce Melody, none ukaba ugize amahirwe bose bakaba bahuye bagahurira muri poroje imwe y'indirimbo Cocaine. Ndagusabye ngo uyitege amatwi uyumve, ni nziza cyane. Ndabakunda cyane, mukomeze mutege amatwi Rwanda Magazine hose, ntimukadutererane, mutugaragarize urukundo rwanyu muri comment, musheme imitima, mutubwire ibyo dukwiye gukosora n'ibyo dukwiye gukora. Niba twakoze neza mukanashima, twakora nabi nta rimwe mukagaya tukikosora. Murakoze cyane, ndabakunda.